arimo arivugishwa yuzo rero reka kuzana amatiku niba mvuga neza tobora umvuge neza uvugwe wemye nanjye ndagusubiza nemye nta kibazo turareba noneho buri buze kubihombera ngo ninde zo bunyucya ngo ninde ntuzabuvuga nari mubonye hano Gashumba sinari mubonye none abazafite ubwa Gashumba shyira muri quest arahungabanya afite ubwa mbwisha avuga bwiyandika aho buraguka ahubuzagurika azina kandi mu bintu biri seriye kandi akakoresha amagambo akakayema cyane uri kubyumva amagambo akoresha ntago ari meza Gashumba ntago ari meza cyane ntago ari amagambo akwiriye umugore nawe uri umugore nk'abandi ubuvuga usa ujye utuza ujye ukora entertainment ariko ugira ahantu ugarukira wari wumva hanga nicare umugore wumva nanicaye umukobwa mugenzi wanjye nkamutuka ntabwo bura kamere yazamutse ngiye sinjya nkukana nk'abashumba ariko umva ni kuri nakwitabye wampamagaye ndakwitaba kugira ngo urebe ko n'ubundi zari tayani zari na nyuma ya zeri irakora kandi n'igihumbi hari bibiri biri hejuru yayo so twangana da jewe rwose ku munwa twawe ariko ikibazo umwuka wanjye urahenze ibindi bintu nawuvugishamo so nabona kuri nukana n'umugore si umuzi wa mugore we so ndagutuka uretse ngira ko nagushakisha nakumenya amakuru yawe nagenze buri kagiye ukagira kujya kundukana dutaye hano utwasko wanyu twanyako wanyu twamukasko ibyo wakoraga kera naheruriya kera cyane natwe nahera kera cyane ntabwo rero ngiye kugwa entertainment rero wambucwe nkuzamure ushaka kuzamukira hose bari kugira ngo kumwe nyine bagenda bagafata ubufesi bwanjye n'ubwe bagatangira bakubita hariya ngo bayaba musite ngo sitari nayo ngo batangira bumenye ese ubundi idari maze igihe kingana cyangwa abantu bayizi ko mara yigurwanira cyane kumenyekana hanyuma umuntu w'amakuru ni nyine kingana iki muri iyi mihanda ya TikTok no kuri za Instagram Godfather so uza abagore ba hano ninde nzinzo abagore ngiye ko ndikirema abagore babwiwe niki ibiyoza ni ubashakira bakabo ibiyoza abantu banyura hano hagize umuntu muri nuza amaze nk'igihe kingana iki hano uyu mugore ibiyoza si wowe ushakira abagore soza abantu bose mwoze kandi Godfather ujye uhuza abagore urashaka ko mpuza nde uyu mugore amaze igihe kingana iki ku mihanda ashobora kuba akeneye umugabo yaramubuza uyu mugore ngo ni mushumba mbabara kanimyutinga mbabara niwe ariko se ko numva bweze Gashumba zamuka ariko kari kwa muganga babize Gashumba yabitsemwe ubwo arabatu aje babatuka ku bitsina bakagira isoni Gashumba kandi yagize private Gashumba shyira muri quest nguzamuka ubawugire se mbabarira mbya oya ntabwo ndi kuzangabutsa n'umuza nanga ndahita mva ntabwo mfite umwuka kukura mbona n'uwo mugore nasinyamufuragira ntabwo ndakubasha isi ngewe mbabarira ryakagabuye akatagabuye sinjya nkarya ntabwo ushaka igitsina babacu ngo ni kano ni gato ngo kariya ni kanini ngo nyewe mfite imiterere ngo y'imicupa da kanini urumva rero ko yakugezeho abiti bamugezeho ariko rero reka mubye hari abantu bigize utwaza mutwe mu gutuka nakoze bari gutukana ntabwo barariya igikombe mana nta gikombe bikuramo mana ngo nadidimanga garaje kudidimanga urumva kundusha kuntuka ukantuka ibyo bintu bitutsi nk'iby'abajumba Gashumba ngo wari birarire Umwana umwana mwiza aritonda Gashumba ndakwinginze suzongera kumbaga ngewe rwose ndakwinginze pe ndagusabye babarira uritonda ndabizi pe ariko ndashaka kuzafata umwanya niba yumva rwose ashaka muzaba bari mu mpera z'ikiganiro cya Gashumba ari kubanga umuntu mfunge ngende nge kuye ako nanjye play kuri iPad yanjye wumva ntagira turaziranye Imana ariko muzi ubuzima mbamo bro nibera mu isi yanjye iyo ntaraha banagiye mu bindi bintu bipimye muzambabarire Gashu ndimo kubaga abantu mzinumva we Godfather reka nkubwire ngewe urabizi ko najya nkunda kujya mu bintu nk'ibi sibyo ariko Gashumba abantu benshi ajya baga abantu benshi ntavuze ibya Isimbi byose nabyumvisha ariko mubaga sinigeze mbyumva ndabikumvisha no sheri track ariko abantu benshi yabaze wenda hari abo yabeshye ariko hari nabo yavugishije ukuri ngiye ntago yabeshye pe ngiye ntiyabeshye numva
ntiyabeshye urumva bose pe ubwo nyine muraziranye njye nta hantu tuziranye niyo oya ntabwo tuziranye umenyera pe umva isi ntabwo nzi ntituziranye ntiturahura ntarambona amaso ku yandi ariko rwose ntiyabeshye pe nabashije kubona urabona ukuntu uri muri gatabirato none se ni umucinyi w'inkuru ariko babyita ni wowe mukobwa kwaha nabonye abantu yewe ibintu yambuzeho nibyo rwose imiterere mibi ya pe ari kwizakira inkuru yabuze kwizakira inkuru nagendiyo nawe ari zakira inkuru none ariko se kanze mbaze uretse akambabazi ni gute mani ni twebwe uzi ko nitwe bantu nitwe community itinya kuvuga kurusha ibindi byose wari uzi ko aho kugira ngo umunyarwanda umuvuge nabi wamwica agapfa cyangwa wamwohereza mu ntambara akarwana aho kugira ngo umuvuge amagambo mwarwana ukamukomeretsa ukamupfusha ibisebe kuko amagambo twebwe niyo dukoresha rega turwanisha niyo ntwaro y'akarabutaka n'ibigambo dukoresha Godfa wazamuye na Gashumba ko nawe tabi oya namuzamuranye ete niviro ntacyo bitwaye Isimbi reka nkubwire urumva utari kumukubita umuziritse Isimbi reka nkubwire ikintu kimwe ibintu ntabwo byaba biri feya kubera biri feya niba uri kuvuga uti wenda yagize gutya nawe arahari yazamuka akavuga niba yamufasheho umwanya akaba ari kumutangaho komenti bayideba kandi reka gucinya inkuru Gashumba nakubona atanakoze ibintu by'ubugore zongera gukona tuzi wiza kuri ya mugore we ntago ari kwavuza ugenda wumve birabiye iminota 30 wayibuze ariko se ubundi ugendera bataraciye abataraciye ibyo ngibyo ni ese wowe ibyo ngibyo binayi ibintu ugenda urataratana hose bibigize ni gorude ayo ni amafaranga aba agize ariko wowe niba ushaka content ugashaka ati wenda reka mvuge n'iki wo yanjye ntabwo ujye kugera ntabwo uza ku describing ibyanjye bingi n'ibyanye nawe uza describing ibyawe ariko niba ugiye kubikora bikore kandi ubikore mu kinyabupfura njye ntabwo bikora uri murambuka birazi dore hasi ngo arakongeza abasirikare baraye nta kibazo nyine nta kibazo kugira ngo akore iki agende afata igihe cye yanyicare kandi nicyo wumva ashaka kuvuga akivuge pe kandi kivuge ayeruye atoboye apana ngo ya uvuga mu izina urazi izina ryanjye wamamagaye nakwita ngira ngo nongera rwose kwicara ngo usubizanye naye magambo urumva ntabwo mwuka nawubona idea ntabwo nabona umwuka ni mwinshi kereka niba ufite ngiye nawe mfite ariko ni kugira ngo ugiye kumvuga umvuga kuko ntabwo mpuzi mbese ugushora intambara so amatiku y'ubusa umuntu utamuzi ntabwo sijya kora hano godfather wapi ntabwo nabishobora kubera arazamuka asakuza ndi kuri pano yanjye sinzi umuntu nahaye moderation abaramunzamuriyeho ndi kuba ndivugira atangira kuzamuka azamura nsakuriza mu matwi iyo yaba ari n'umuntu uganga ashaka kuganira niyo bari kuzamuka akabanza akamitinga akabanza akavuga nasakuza bamumanu ntabwo nagana n'umukobwa ngiye wanyeteze wantangiye arimo arantwanyagura umubiri wanjye yawukoje arawutwanyaguza ntabwo ibyo wese ibyo bintu wowe murawukora wakuva bimeze gute nako nanjye gashaka AI nanjye nkakushakisha nkakugira uko numva nanjye bishaka nanjye nakwica mutwe sheri nanjye nakwica mutwe kugira ngo wowe ibyo bigavuga ariko so waze kumuvugamo amase we manuka gahana ipukingike nacyo emusise kirimo kongeramo intambara ntabwo nagana n'umusimuzi ntanagahayi ntanatwizura kuri pano ngo hayi ni ukuri kw'Imana nubwo nahera umuntu yatangiye arimo simbizi no ariko nyine ashobora kuba wenda afite misinformation wamwumva cyane ko byumva azafate nyine umwanya abigira urumva ahangana ntabwo byakunda njyewe namaze kuvugana yamaze kwiraka abantu baraganira sheri abantu baraganira bakabyumva bakumvikana none ukagira akawunti mva godfather iminota 28 kanumve nuko ntuzi ubundi bwabyo ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu babwiriza umunyarwandakazi ahantu ari ngo akambwira ngo neke ngo bakambwira ngo akuzi ko mwatese ngo ubundi ngo narangiza ngo nkumva ngo barankoresha ibyo nibyo ari guhamagara
guhamagarira immigration. Ibyo nibyo bintu ari guhamagarira RIB, ari guhururiza RIB ngo nibyo bintu ngo bamukoresheje. Ibyombo. Ubu se niba utazi koza ibyombo barinda kukubwiriza koza ibyombo ubwo uzi koza agapipi. Rero Gashumba nk'iyi ni minota 28 Godfa 28 hafi 30. Iyi video ni iyi audio yose bafashe nyifashe nkayifata hanga nkagenda nkatwara mu rukiko waza ugasobanura ibintu byose ukabisobanura ukongera ukabisubiramo ukavuga izo information ahantu wazikuye uri urasubiramo uko narize ukazana gihamya ko njya wumvishe nimo ndagira nimo ndavuga ibyo bintu ugatanga n'ububasha wowe ufite wewe Gashumba cyangwa Mushumba sinzi ukuntu witwa sibyo ukavuga ububasha bwo kuza nguzanga ngusesengure we narakumenyesheje uravugira sinzego z'u Rwanda gute muyiye sawa ku buryo wangiza ukasuna bikorera mu cyo ukaza ukandifaminga ukanyendagaza ngo wantuze uwese niba utazi koza ibyombo barinda kukubwiriza koza ibyombo ubwo uzi koza agapipi kawe wantuze we umuntu ubundi yubaha no na toni uri kuvugana n'uburyo ibi bintu nje natangaye nagize ngo uyu muntu ikibazo dufitanye kiri ari kumwe nyine umuntu avuga yihanukiriye ukumva kabisa harimo ikintu nkaho turaziranye it's very personal ndimpuza ndakantu oyaye nawe bije oyaye nje ntabwo ndi kibazo she wanje oya naribu akoze ko ribu siwumva kandi mukwaga urumva sinzi nyine ukuntu tu ameze sinzi je nabyanye kuko namwumvira iminota 20 ubona nta mukozi bagira hari abagabo urabyuka uri kubyumva uretse no muri abo bagabo nahani wanjye nagushaka hari abo umushyitsi ngo nubyuke ngo thank you shushu sweetheart akora abantu bumva abandi ngo bagambira ngo nereke igikoma guteka igikoma wangegera batakubwiye ngo uteke ninde wisigegera ni jewe siwumva ngomba ngose Godfa okay mbarumbwire wewe tureke ni byama jokes there's no jokes here uyu muntu ngo ni suku tuka mugitondo gasanga umuntu yakwatatse gutya igukomara yanjye umuntu wabyumva bwa mbere agira ngo turazanye n'uyu mukobwa none bafashe ifoto afite ibere ngirya irya afite mwanga wagira ngo ahubwo twakoreye ahantu abantu bagira ngo turanaziranye nanjye murangiye aho niba ari natire cyangwa yari yaryigitinze njya mbona tazi no ibyo nta kibazo ariko se umuntu ngo wanjegera kabyara ngomba barira urabyuze ijoro uranyita ingegera uturaziranye It's Arsene UK. ariko njye nagushubije ubu ngiyi nta kintu nayikoze iyo ndi bwongere gukora umbabura uyikore nyine nk'iyi wakoze bwa mbere umvuge mwitigegera n'imbwa kazi ugende ufate igitsina cyawe ugende wongere ukigire kumva uko ubishaka byose wongere ubikore wongere baze bateka ahanga nta kibazo izi ni evidence bimwe mwishira ibyaha mwe nkaki mwishira ibyaha byose ngo ribu ariko ikibazo rero mwumva ko ribu mwumva ko umuntu arigirayo nta kibazo shiri ngiye nahereza umuvamwafanye akagenda kamaya gusaza mutirwa muzengurukana ngiye ntabwo mwese ndi kugira kongera kumara ngiye nkanaje muhariye neva mwagenda byaba icyambere kwita umuntu ngigisi jewe ndayumva yose nyirangiza numva abantu banyise kibukanye igisimba ukangereranye n'inyamaswa my friend kumwe kwita abantu biceri ukita abantu inguru ukita abantu biki byo ukanyita inyamaswa my friend nitigegera wagicucu we wandaya we nta kibazo urongera ukantuka ibitutsi kandi biri grave nk'ibyo ngibyo my friend you're not going to work together ngiye simuzi nanjye ntabwo uzavuga umuntu wagutumye ukuri gatera wowe ntabwo sizanturutse umuntu wagutumye uzaza umuvuge niwe nanga wagutumye uzaza ubivuge because that's very crazy uzuko natangaye numiwe muri tutombe birashira oya garuka uze kugaruka wonyine unyicare ukuntu anyicare kuri iyi yambere ese kugitari ku noneho urya gikobwa cyiza ubwenge nkikibwira ati ubivuga ariko ubundi ugitora ubundi ntumagare mwiza umbwira ati simbi wanguwe simbi waje kumwe nyine aba yigize abantu ngo simbi wagiciriwe ngo ubitobora ubivuge gutya ubinyite babarira ubikore kuko babikoze muri iyi yambere nanjye ntabwo iyi ngiyi nta kintu nabimaze ko nanjye nagarutse ndagusubiza nanjye nagarutse ndavuga ati nanjye nagushinga bikuru nawe utwane gusa ibyo bituma uvuga nawe ndagura bifite ariko ibyo nibyo byarangiye ntabwo turi bwongeye gusubiramo wumva ubonye ko nanjye ntabwo nangize ugiye ntabwo ngira ngo nkuyore so karakara ko kwikiriza wateye korase mwikirije ariko mu kano kanya urongera ungarukire uvuga fresh utobora ubyo ubivuge mvuge mwiza ko nundi bamvuze mwiza nakari hanyuma turakomereza nta kibazo yana baruko nkuko bibukiye muke siko byumva Godfa
nguyu ariko se ko numva wadidimanze hari ikintu na kimwe navuzeho utivugiye hano ejo ibyo by'ibyombo uri kuvuga ngo ntago ngo bakujije koza ngo kutoza amasahani no kudahanagura itapi ibyo bintu byose amakuru yose nigeze nkuvugaho utaraza kuvuga hano ibintu byose navuze nuko umuntu abavugaho mukarakara ibyo kuvuga ngo navuze ngo mushoganira mudatonganya ntago ngende gutongana kwisobanura uri kubyumva kuki umuntu uri kubyumva kuki uri kubyumva kuki uvuga cyane ibyo nakubwira uriya mukobwa aravugira hejuru uri kubyumva aravugira hejuru njye ndashaka kumubaza ngo ibyo narabyivugiye shuwa narabyivugiye ariko se nihe nivugiye yuko uva ukaza ukanyita ingegero abandi nabo bakaza wavuga ngo koza ibyombo ngo byarangoraga ngo bagambwira ngo neke igikoma guteka igikoma wangegera batakubwiye ngo uteke none se Godfather mbarumbwire wari kuza rwose nk'ukuntu Gasuku yanarije Gasuku si yagiye akanariza Gasuku kandi yavuze ati njyewe uko simbimuzi ntago naza munzana ibigambo bibi si yabivuze Gasuku wagize ukigisha none ndani niba ushaka kwanariza shuwa anariza rwose none se ko nawe uri kumutuka indaya se niba atari indaya bivuga ngende indaya niyo nawe niba atari yazaza ubwo atari indaya ariko se Godfather njyewe kari ko mvuga uragira ngo mvuge nkangorera kandi njye ari kuvuga none se wari kuvuga gahoro karuka ahubwo mwebwe mudakunda abantu muba mushaka kugira uruhande mubogamiraho njyewe ni wowe umanuye njye ntabwo nari imanuye njye nje kwisobanura uri kubyumva ubu naze kuryama kugira ngo mbanze nisobanure ko bari bambwiye ngo aje kuririra hano hari ikintu na kimwe kamvuge ntuje hari ikintu n'ikintu kimwe mw'abantu mwe hari ikintu navuze ngo ndakwanga uzahora unyaga ko ntacyo wari umariye wamu ngaho mva uri kubyumva hari ikintu na kimwe navuze wowe ubwawe utaje hano ngo wivugire mada si wowe wavuze ngo bagusohoye mu rubura utahanaguye itapi mu gihe muba mwavuze hano ibintu tukagenda hariya tukabisubiramo mujye mwihangana ndavuga ngo umuntu nkawe barinda kukubwiriza ko woza itapi kujya aho bagusohora ngo mu rubura wabivugiraga ahangaha twicaye uragenda ujya gusesengura n'ibindi byose turagenda natwe tubisubiramo erega nta kindi kiba cyatuzanye hano ni ukubumva no kubatega amatwi twarangiza natwe tukajya kuvuga ibyacu uri kubyumva ubu uraje ngo mva ngo atari yawe ngo nzayigusenyeraho mva nkubwire sheri njyewe ntabwo njye nerwa ubwoba uri kumva buretse gato njyewe ndisobanukiwe mu mutwe wanjye uri kunyumva neza didimanga ibyo didimangamo byose ntabwo uzambuza kuvuga ibintu waje hano ukivugira uri kubyumva umva nkubwire baburetse nkubwire suri gukomplaininga ngo navuze ngo ntabwo wacimye none se uretse nkubaze isimbi baburetse nkubaze oya baburetse aga wididimanga uri kuri kuza ukadidimanga ukongera ukagenda njyewe mvuga ntuje ga njyewe mvuga ntuje kandi nkakubwira ikintu ukacyumva neza ndabona ibi bintu rero ndabona ahangaha nta kumvikana kurimo so ndumva ko hari buze ko kuganira reka tubigenze kugira reka tubyihorere kuko ndabona nta ntuza nta ribi rwose njyewe uzagenda ujye kure gukora n'icyo ushaka nta kintu rwose navuze utivugiye uri kubyumva ni wowe wagiye ubuhamya bwawe ntiburi ku musozi korono zawe ntabwo ziri ku musozi njyewe nakumenyeshaga ko ndi umufana rero uretse gato ese kuri kumyutinga ngo ariko se waba nyine ntabwo ari njyewe none se ko ukiri kuncecekesha wowe wenda vuga ucecekera none se wowe ukiri kumva utabanza kumva ukakomeza uri kumva wasobanuye uri kumva ibyo ugenda kubirongo kubivuga ako se wabundi waretse ukumva wakwiyumvisha wowe wahereka rudonda guzaje wakwiyumvishe ngo ko bamutegeka njyewe nabwo ibyo navuze wakwiyumvishe njyewe ndibyo navuga nabisubiramo wahita ntiwacimyeyo bakwirukanye kubera kutoza ibyombo none se umuntu utazi koza ibyombo umuntu utazi